Peti. Wiki? Icyo urakizi? Wawushabi ni wiki? Nzi nanjye ukuntu niko mbere. None se iyi myenda we toka. Ikintu ukora urakizi? Urakizi? Olivier ryajya kumbwira ngo iki? Ako yeme koko. Uri bukuserereza umugabo wanjye ibyo bintu. Urumva bikubwiye ikintu cyari twitiye uwo mugabo ngaka kantu kangana ukuntu cyagiye agaciro barabibona. We urongera gukora kuri ino phone. Mikoko. Basi mbabarira. Kirane reka mubwire. Mikoko. Koko. Ukuntu wari unabishye se byose twakoze. Twese ni twebwe uje kureba. Kirane reka mubwire. Uzi ikindi se Amaraso madam? y'umuntu ajya ahera mu buzima. Uzi ikindi madam? Reba hano mubwire. Ayo ni amaraso ya mwene nyoko ari we mama. aragukurira. Ayo ni amaraso ya data. Uribuka amagambo wambwiriye mw'uru rugo? Umutwe mubwire. Dusigaye. Ukuntu wari unabishye se buri. Ukuntu naze kwitahira ngo nigire mu uri byose biba bimbayeho. Yarabizi. Kwanza nari ikindi. We toka. Kirane n'ubundi warambwiye. Ari mbike se wabikorera gito. Amaherezo y'inzira ni mu. Akoze kuko uri kutujyane kwa tubabariye ko. Nuko nta kintu ngiye nakoze. Sagoka cicoco. Akoze. Nuko nta kintu nakoze pe. Basi reka njye kwambara agapira. Reka njye kwambara. Narindi jambo nshaka kumva. Basi uranyemereye njye kwambara umupira. Sohoka we. Asoni. Mari wagusaba imbabazi ko ari we twahaye. Mari nuko kamaherezo racara. Mariza mukwe Uko tugiye muri ngera. Mikoko. Ubu ni njye uri gukurura gutya. Sinsubiramo irindi jambo rimwe. Ntabwo ibintu wabibura ntabwo Afande. Umugifate. Wowe. Haguruka. Agasezero. Gende. Iforago wisi. Tandabamaye ko ibintu bibaye samba dawa. Buti twachomoganiye ba. Komano ra mugabo nawe. Shamba ahatari habudusha pe. Ubu none ndumva inzimbanye nini. Wahora. Ubu ngiye kurya. Imana ishimwe uko mbyaye irambwa akazi tari muri runaro. Wewe gusanga yambaye amudutekere wowe. Wowe ubuziyo mva kubyara ngasanga ari hano. Shaza Paul uke mu mahoro. Shama ukuri this man ruhukira. Heza ni mwijuru. Mana nawe nezere ko wishimye aho. Shama ukuri. Mari wenda bwari mwe twatuzamo gake. Nubwo twagize ibizazane byinshi tugapfusha. Kantekereza aho ndi burara uyu munsi. Mu cyumba cya papa. Ego mana jya hafi ni tiyari. Ndakeka nuko nakabaraga nabona ko kujyayo. Mana ushimwe. Adotera sari gutera neza. Seruka kubipima. Ko katimu gakoyera. Ese nabwo ndi papa wiwe. Merutse ejo bundi. Bakubwiye ko harya ngo n'umukobwa cyangwa n'umuhungu. Cyuva muri telefone mu gihe turi kuganira. Ase ko ufite ikibazo cya telefone. Oya no kwijyamo regana natekereza kuri kuvugana na babagabo bawe. Ese abagabo banjye warushinja ni bande? Babandi mwakoranaga hara ku muhanda. Nyibwirira. Bakubwiye harya ko ari umukobwa cyangwa n'umuhungu. Umuhungu. Use utekereza ko twazamwita mbuke? Uzana igitekerezo suri se w'umwana se? Okay. Navuka dusa tuzamwita Kadobiri. None se kuri sete sizina? Gaki? Kadobiri. Kadobiri wande se wakaduri waka. Ubwo njye ninjye ushatse kwita Kaduri. Cyera muntu ugeze kukubwangura idurira. Ntago muzi. Ubwo ni wowe ubimbwiye nta cyo bifashe ko umugore wa mukuru wawe kigeze kungwa mu matwi. Nese ubwiduri waba uri kurikiye. Hagivuze ngo nakubwiye ngo tuzamwite Kadubiri. Kadubiri. Ese uyu ni umutwe. Shanyeberwa igitubajwemo ubwo kikanyobera. Igiti kandi uburareba ukabona mbajwe mu giti. Siko igihe cyose ko buri kunyuka. Vuga irindi zina ritari iryo. None se tuzamwite. Ubwo iryo ngiryo niryo rije mbere. Ngaho nawe mpigitekerezo. Kadubiri. Vuga biri ya mbere nanjye ndavuga biri. CDG.
none se ko amazina yose ndi kukubwira uri kuyazi uzi ko uri gushaka gusatsa hoya ntabwo ari ariko iwanyu sogokuru wawe yaracuraguraga ahubwo se na muntu numvishe uri gukomanga koma reka ibyo ngibyo tubyihorere gusa dije yego reka ibyo tubyihorere nta muntu uri kumva uri gukomanga karibu ariko ntukicare wegeranyije amaguru kuko ushobora kumwicuma shoreke kandi ubwo se simbona ari fiyete yego meze ute fiyete meze neza ni karibu nimwicare arakoze se ko mbona ufite ubwoba n'igishyika bite se kuri kwiyahuza amagambo waretse akicara nase ubwo kuko ni ukwiyahuza amagambo umuntu araba ataranicara ugatangira umubaza utugambo twinshi bite se uko tubona aho tumeze neza cyane na madamu ndabona inda ari imvuka yego tugiye kwibarika vuba mwebwe se mumeze mute natwe twari turi aho turashima Imana yego ntabwo nyinda hano rero hari ikintu undi usa wasanze watinda reka umushyitsi abanze arangire asoze kuvuga butujeho gato tubwire rata nyine nari ngiye kubabwira icyangenzaga mu minsi yashize nyine nabaye nk'uwiroha mu rukundo rwanyu nk'uwitambikamo nyine ariko nari nje guca bugufi ngo mbasabe imbabazi ntabwo bizongera fiyete we kumva ko wari uje kwitambika mu rukundo rwacu oya kuko ntabwo urumva mwari mwibaniye neza hoya ntabwo ikibazo kiri kuri wowe ahubwo ikibazo kiri kuri njyewe nanjye natwawe n'amarangamutima nibagirwa madamu ahubwo ni njyewe wagakwiye kuza kugusaba imbabazi kuko nari nshatse gukinisha umutima wawe sohoke ubwo nyine ari njye wateye intambwe nari bimwe nyine muragira icyo mubikoraho ariko icyo nifuza nyine ni imbabazi mukambabarira kuko ubu ngiye kujya muri Amerika gusanga dadi urumva nyine ngiye nshaka gusiga mbohotse ku muntu uwo ari we wese uwo twabaye inshuti nyine ugiye kujya i Burayi Amerika nyine kuguma inaha njyenyine biragoye cyane byiza cyane turabyishimiye kandi intambwe uteye uranduse ndi umuntu w'umugabo nanjye nabitekerezagaho vuba aha ngaha nari buze nkaza kugusaba imbabazi nkazana na madamu umva rata so wakwitonze wagira ngo ibitekerezo byawe byose uzigere muri Amerika utuje niba no muri Amerika niba ni Burayi njye nta kibazo nyugufiteho pe murakoze cyane oyafiye nawe urakoze gutera intambwe yo kuza kudusaba imbabazi kandi nanjye umbabarire sibyo narababariye rwose ngaho uzagereyo amahoro murakoze Imana ikomeze ibarindire umubebe muzamubone amahoro yego nawe muzagereyo amahoro nuko se kwiki numvaga ufite amagambo menshi undi mwana yarateye intambwe yo kuza kudusaba imbabazi none se ubwakinjira wari uzi ko aricyo kimuzanye none se ikindi ko yakinjira wahise wiyahuza amagambo menshi agiye reka kumbwira nabi koko ese tuzakomeza gutya urareba koko uru rugo rwacu hari amahoro ruzagira kutabyibaza se ahubwo njyewe nta nabi bapfite ku mutima none se basi njyewe iyo ndeba uba ubona wa mushyira nari mfite cyangwa uko undi nari nteye ariko nkiteye rero nkamubwire yarantunguye pe bitewe n'uburyo namubonaga muri uru rugo uburyo namubonaga muri iwanyu nkubonye mu nifomu rumva ndatungu niba bigiyemo nyuma ku buryo ahise afata ikirego byari bitebye ni kuriya inzego z'umutekano zikora burya ntabwo aba ari ngombwa ko amakuru yose amenyekana ku buryo ibintu byabaye nabyo bigomba kuba cyane rwose ntabwo nabishobora pe kariya kari akazi nakuriya nakwitwaragaho nk'ubwo inabi nizere ko utagumye kundakara kuko zari inshingano z'akazi urumva n'intuza ngo ngukubite cyagiye nta kibazo zari inshingano z'akazi ni ukuri nta rundi rwango rwari rurimo sibyo
aho n'abantu mubana ntabwo bari bamenye uburyo rwabana na Deni mu mihanda muke papa Deni we yari abizi ariko abandi bo ni bake bari babizi mugira amabanga mu gafabyo nawe urabishobora ni ukuri bishobora bakeya biriya mwihangana rero dore nabakirije amagambo pe niri hano jyenyine ivona agiye kwa muganga na Samu nabuze ibyo nkora nyine nanebwe munyihangane wihangane nanjye rero dore narengeze ahangaha umuhungu wanjye yagize igitekerezo nawe rero kubengutse ariko burya sinzi nimba hari ukuntu wabitekerezaho tukareba uko twabyitwaramo gahindura ufite tukareba ko twagashyiraho iherezo mbese urabyumva gute kandi pe ubifate seriye kuko urabona mu gihe nari mfite nari nagiye indege iransiga bitewe no gukererwa biba ngombwa ko ngaruka muri kwa kugaruka rero umuhungu wanjye ahita amfatirana ati mbabarira pa utanciye kutamvugiye iri jambo kwa Marisa ese yo yizana so mwamuko ukora akazi gakajya kuvuga kandi kamwe byawe umuntu ukora ziriya nshingano zose ntabwo ariko n'ibindi abigenderamo cyane sibyo so rero niyo mpamvu niyambaje papa Deni ndamubwira ni papa Deni ugomba kumperekeza kuko namubwije ukuri ko mukunda pe kandi ubyumve ko ariko kuri shaka kuri kumwana mugira no kubasuzugura rero kuko ntabwo ndaho tayari niba nawe urabizi byabaye ni DM wabanje DM nabo baragiye numva ngo yishe mama we ari we mugore wawe numva birancanze nyuma nongera kumva ndi makuru ngo yari rushimuse yashimukataga abakobwa akabagurisha rero niwe nasanze ari gaheza bitewe n'umujinya yagiraga ubwo nawe numvaga ko ariyo maherezo ngiye kugenda nawe kujyana mu bandi nabo zana n'ubu ntagakuruke ashikuda habe twabuze irengero rye reba ibyo bivuyeho hajeho Deni Deni yanyiteho mu bishoboka byose pe ndamushimiye ntibibaye kuriya nawe barahubutsa nyandika igipapuro kingana kuriya ntazi ngo ni ibiki n'ibi urabona kubeshye ariko urabizi Deni ntacyo wamurenganya yari afite gihamya ituma akora biriya biturutse kuri nyoko wanyu yakoze ufite nyoko umutima mubi we numva arutwa n'umukara wahora n'iki karenge wahuraga nawe kenshi buriya makuru ye yose numvaga nanjye ahubwo ari ngeza ashigaye gusigara arangije ahubwo se ko watabawe nuko hari inshingano wari usanzwe uzi iyo uza kuba ari nta na gato ugira ngo we ntiyari kukurangiza nk'abandi yego umugore reba tutagiye muri byinshi ni ukuri kwe ntabwo niteguye njye nta mahirwe mfite mu rukundo ndacyafite byinshi urupfu rwa papa ntabwo rurambamo basi nategereze nyine mubwire sibyo ndabizi urupfu rwa papa wawe ni urupfu rwashenguye abantu benshi ariko ndi hafi niteguye kukuba hafi igihe cyose sibyo imena kuba buretse kwingenza buretse bano kuri wapi pe abaretse Emi rero mwana wanjye ntabwo urukundo bajya bahatiriza iyo umuntu agusabye ngo buretse ntabwo wirukanka ahubwo wicyo usabwa ni iki muri cya gihe uraba ugitegereje igisubizo usabwa kongera keya birumvikana hari igihe tuzumva yego reka dutegereze nawe se murajyana oya warasigara yenda cyari nawe rwose gusa wongeye kujyana n'ifiyete wongeye guhita muzamuka urumva nawe yabyungukiye mugira urugendo rwiza buriya nyine tuzasubira kandi murakoze cyane n'ubwo tuzakomeza tubonane ariko kuri pe
ntabwo nitegura ako kanya Dore. kandi anyuma urabona urugo rwanjye ndusigiye uyu niwe urusigayemo ariko nk'umwana nanjye nkunda nanezezwa no kumva uduha igisubizo cya yego turabapana kuri murakoze nzababwira murakoze ivone wemaze ute ni sawa shu meze neza gabebe karatera neza umva ko gatera Samara niwe muntu wa mbere uzagatera wari uzi izina twahisemo tuzamwita umva nkubwire umwana navuka nzamuterura umva niwe muntu wa nzamutwara mbere ngamuteruye ubwo nicyo nzamwoza uzamuterura mbere yanjye shikora ariko noneho mariza niwe wenyine uzamuterura bwa mbere njyewe aha weru wa kabiri harya ngo mwamwise gutya kadubiri kadutuza we samu ni umusazi kizina we kadubiri se digi zitwaye amazina ari ay'ahantu kera bajyaga bacuragura kera bakadiha cyangwa iwanyu kera mwarabikoraga nimwe mwabikoraga nese n'ibyo umwana bazanye wacu yitwa songa Songa ngorumva songa sa muri sojya tumwise gutwita samu songa yaza ari urukara nkawe umva cyakaza ameze nkawe mu maso si cyiza cyakaza ameze nka ugira agasura gato siko wankundeye se asura gatase kabuze kukugera hawe wiriye arigisha uza kirya sigayeho aba mwumva amafuta ubundi ibintu mbizi ubizo ese wowe arubwo umwana ntabwo mumbwire iyi nzu wamvire mu mutwe mwana yakora mu mutwe ayivone mvaho ese uraheza nabuze niko araza bakabyara kubaza umva jye iyi nzu rero nsigaye narambanye nini nsigaye nicara ahantu hose nkumva wewe urabumva urabibona mutishimye mba numva ibyishimo rimwe na rimwe mba numva igihe hari igihe navuga ngo haleluya we haleluya y'umurambara umunsi umwe nzaza ndare hano wumvirize abantu ndare umuntu w'abantu uzi nari kure mbeba zo hakuno ushaka kumva iki yego bashaka mbwira sasa marabibasha wamubajije uzabyuka cyangwa utere agateba ko twakwita tukunega se ubwo uracyari ucurabye ibintu usanga byose avuga urabyemera reka mbabwire rero acuramye atariko itangazo uyu munsi ni saa muteka cyakoze naherutse vira mu mutwe we wabatekera iki se ahubwo aha ntabwo uzi yatetse ashyiramo umunyu uzi ko wagira ngo abatekeye inkwano umunyu si wo mwiza si wo uryoshye ibiryo azi bwana wo mutajya gusura bene wanjye ujya gusura umugore wa bene wacu se bahe gusura umugore dusura iriya ndaya se ari kuvuga nde ngo tujye kumusura se mu buhe buryo inde mari ninde muri gereza nawe umusuye kangahe umusuye kangahe ngewe ese uwo mwanya ndawufite kandi ari na ane none uwo mwanya wabuze n'utwebwe tuwufite yahoze uba wakatira Olivier byaranshimishije shabyihorera yajyanye n'iriya ndaya uriya mwana uriya wa burundu koko ntibabona nkiriho nturebe uriya muhungu ariko Olivier zivogonye yagiraga yigeze kudusanga hano jya na Samu aserereza Samu nanjye aranserereza ngo subaka akantu wagakuriye batubaza n'uburyo postere zose twakoresheje ngo wagiye hejuru ngo n'ukundi rivaye ikibwa n'izina ry'imana igihe bashembaga iwe n'uriya mugore nkumva narira ntabwo ndi kukubaza basubije gwite n'isugu umuntu yakubaza ngo ninde wagiye hejuru ngo ndajya hasi ngo babikoraga gute noneho cya Olivier cyo cyaranambwiraga ngo wasunigaga gute mwa uzibiri kone muri rugo tabyora ibaza ko Olivier yambwiye ngumva ngo yaba ari jye ubundi ukwirongorera Olivier yarubuyemo abadayimoni umuntu mwumvisha uko mangara yo karibu wagiye witaba nk'abantu afande kusigaye twitayeho muri iyo misira karibu cyane ihangane twitabye nk'abarara tuzi ko ari babashuti bacu bo hirya aho baje aya ni imvugo mwishyizemo mujye mumenya kwitaba neza nk'abanyarwanda nta wundi mutima mubi ese ko mumbonye mukikanga njye n'umuryango nditabye wumvisha ukuntu kitabye nk'ikiraro ngo yo wajya muri cya gishuri sasa rero turi aho tumeze neza nta kibazo ahubwo ubu mbazaniye amakuru atari meza amakuru atari meza kandi umugore w'umukuru wawe bituma nakura ese basi cyane byarinda
ntumbwira ko yatorotse tubwire ko yandaye y'umurozi mubi yongeye gutoroka ihangane ariko sinababwiye uriya mugore ubundi akozwe mu kiwe twagira ngo nabaho ntabwo yacika inzego z'umutekano ntutubwire ko yatorotse cyangwa cyapfuye ntabwo ubwo bushobozi yabugira bimeze bite bacyurije bakijyanye kugita babona cyarwaye bya birwara byo muri gereza bikakigubanuza kereka ingona zigishishimuye bibazo biri muri kuvuga imbere ya Fande y'abafundi turi mu bwigenge turi mu bwibohore wewe ubwo tubwira Fande twibwirere umva rero ikintu cyari kinzanye ni uko umugore wa mukuru wawe yiyahuriye muri gereza haleluya wite ko mara nziza gitare cy'amahanga yapfuye none se kuri guserebra samari ko yiyahuriye muri gereza arapfa se cyangwa mwamukuyemo atarapfa yiyahuriye muri gereza yapfuye haleluya kira mukuru byarangiye ko utari kwishima ariko inkozi y'ibibi bajyaga bavuga ngo imboga mbi niziva mu nkono ariko umuntu waciwe mu gahina amaraso ya mukuru wanjye ntabwo yabura kumugenda ariko koko icyaha ni icyaha hari n'igufa ryasigaye bagisimbuye nuko nyine byarangiye ubu ntabwo akiri mu mwuka yaba cyari kuzashyingurwa n'abaturage basanzwe tukajya turirimba ngo cyari cyaraturengereza ashyingurwa ahubwo baguza acide bakagitwika ku buryo nta n'igufa ryiwe risigaye samari wowe wundi kutishima kuntu ibintu yagukoreye byose iki niko cyabaye ibi nkuru yose ubu wabona ruturitse rukanari papa yapfuye kubwe yakoze byinshi ariko ntabwo ari uko byagakwiye kurangira ushaka se ko birangira ubundi wowe uzagira umutima ukomeye ryari igihe cyose ntabwo ari uko yagakwiye kugira gute amasengesho yanjye warayumva nicyo cyagenzaga rero Fande urakoze cyane yego urakoze kubw'inkuru nziza ni ibyishimo pe Afande ntabwo tuguherekeje nta kibazo reka dukomeze akagira imana nukuza kugira mukaza kureba umuntu wanyu bapfa bamba bapfa babo ntibirangiye ari iryo tipe muri filime Kereniya yapfuye sabura undi yiyahuzwe ni agenda yafasha burase yiyahuzwe ni yitegura kujya gushyingura bene wanyu indushingura akagenda bane barakutubwira we indujya gushyingura indujya gushyingura gushyingura amurozikazi uriya murozikazi uriya mugomo urambwakazi uzi ukuntu yadushereye yabona nkiriho kumva nazi ukuntu biri kugenda bigenda biri kugenda bitese komeza twigire imbere kumva ikintu kiri kumfata mu mugongo noneho biranze gwara hepfiriya bari gutera umugeni ikintu kiri kuza kikankubita hano urananiwe se dutahe basi yego bari gutera umugeni none se kujyayo no kwicara Ivo Mariza ikintu kiri Ivo ni biki banyarwanda ibintu nawe fata telefone gato none se kutangiye kunama gutyo uba ikivo fata yakoka none se ubu turafashwa nande koko mu maguru ndikumva ibintu biri Mariza wabaye iki ndikumva biri gutera
wadufasha twari tugiye muri siporo ntabwo wadufasha kumujyana kwa burakwiyeho gato twagiye nose munyuze he mwanyuze hano hepfo ko ariho mubona imodoka hafi hari hasi buri imodoka turayibona tugende hano fasha n'aya marinete tugende wowe Ivo ihangane ngahe Ivo ihangane none se njya kuzana imyenda mama yewe ndabigenza gute Mariza wanyuze muri byinshi kuri ubu arishimye afite umuryango w'abantu 3 cyangwa uzagiye kuzamo wa 4 twabonye umuntu pe mu muryango yaje akenewe Ivona pe nubwo yaje mu nduru nyinshi ariko yarabyihanganiye yaba umwana mwiza aratwaza ntacyo nubwo byarangiye papa Mariza apfuye Auntie Crane nawe apfuye n'abandi baje mu buzima bwa Mariza bose bakagenda ariko abantu asigaranye byatumye yishima kurushaho hagiye kuzamo n'uwa 4 nubwo papa yashatse kumwita Kaduri ntabwo agiye ariko nabibonye uriya mwana azaza ari nk'umugisha ngiyi inkuru ya Mariza